uriya mukobwa urabizi ko abantu bose bari kumuvugaho mu kugeza na n'ubu mwe mwamubonye mbere yuko banamubona ndakeka kurushaho mwamukuye uriya mukobwa ko atabaho shout out kuri Ezee ni gute bundi like ni mentorship mwamuhaye mukavuga uti as a vixen ugiye kugaragara gutyo kuko numva ari nayo shusho ya mbere agaragaye mbere yuko agaragara muri Please Me ya Juno. No, actually ntabwo ariyo ya mbere kuko ari Tricky ya Logan Joe arimo sinzi nariyo ya mbere ariko Tricky kandi Tricky yaje mbere ya Kantona. So Ezee ni umuntu uri flexible, ni umuntu navuga ukunda ibintu akora ntabwo ari ngombwa kumubwira ibintu byinshi bambwira this is the song topic ni iyi ngiyi icyo dushaka ni iki ngiki agahita kubita one time kabisa. She's even so smart. She's even so smart. Shout out to Ezee. Najua mbanyina Kantona. Mbakina. Nagari mbanyina. Mbakina. Najua mbakina Kantona. Banjuka tu muri club yari Zoo. Zoo yo yibi koko. As in Zoo nyine banjuka tu uribuka the song banjuka tu. Yani ira body dropping so kuna abantu bose bamera muri club byari is like everybody go wild. Yeah, niyo relation to. Akandi kantu kari inyuma kari. Go dance in your shoes nzagupesa amasubu. Amasubu ni iki? What's up everybody watching Legacy TV? Be all in or be nothing at all. Uri kumwe na Albina ariko hano ndi kumwe na Mr. Kantona. Am I right? One time. Aganungo apwana. Ako kantu kavuye Pyfo. Ko nawe ujye ukavugaho. Apwana se simbizi. Nyeka kari vibe. Ni vibe. Ni point. Pyfo bwa mbere ku mashusho ya Legacy hari abantu benshi cyane babona ibikorwa byawe uri kugenda ukora na mbere yaho nje nkuzikera hafi ya club zose zikomeye wajyaga uzidijamo. Bira bintu byo kudija ni ibintu biva muri famille ni ibintu biva he wabitangiye ute? Ikintu gitangaje nuko muri famille ari nanjye uri muri music. Oya. Ni ibintu byaje ndi nko muri high school. Growing up mukuru wanjye andushaga imyaka myinshi. Hari igihe cyageze nyine music abantu bari gukunda music cyane ku masede akajya bizana mu rugo. Nangira kugenda developa nyine gukunda umuziki cyane. Muri high school rero baza kunsaba kuba DJ ku ishuri. Umuntu wari uzi imiziki I used to dance to. Kanuza ska snake. Byose tuzagushaka izatwereka. Ahubwo bagiye mutuntu kudutafari ntago na moving. Definitely Pyfo. Hanyuma no kuvuga ngo ni wowe kizigenza muri ibyo bintu mu buryo bwo kuba ari wenyine ubikora mu muryango wose. Kugeza na n'ubu bimazemo nk'imyaka nibura kuva 2015 uri muri muziki uri mu bijyanye byose no kuwucanga. Ni ibintu wiyigishije wageze amahirwe urabyiga. Nakoze formation muri Scratch Music Academy. Ukwezi kumwe ndakeka hari n'undi DJ Tracks yaramfashije shout out to you my brother. N'abantu benshi ariko base nyine kuvuga ngo as a pro DJ nakuye noza ubumenyi ni muri Scratch Music Academy. Coming to that nkunda kubaza abantu cyane niki gituma ugira inspiration mu buzima ukavuga uti ndabyutse ngiye nka Pyfo DJ Pyfo ndabyutse nkoze ikintu runaka ntago ngoheka cyangwa ntago ndikera niki ugendera what is your ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima no kubona abantu bishimye. So inspiration yanjye no gushimisha abantu, that's it. Iyo nzi ko ndi bubyuke nkaba mfite gig nkagenda nkayikubita abantu bakishima. Nibyo ngiyo ni inspiration yanjye. Nubwo ngo inspiration ikintu kizatuma abantu nyine mpora mbaha ibyo byishimo. That's the inspiration. Urangije mu kanyu dukubisa akantu ka Kantona uradusajije nanjye ndi mu bantu basaze n'abayikunda nabo ubwo mukomeze musare nta kibazo. Ndi kwibaza rira zina mwarikuye he uriya muntu iti ndumva ntago akunze kugaragara cyane ndumva ari nk'ubwa mbere mba bwa kabiri byagenze gute ira idea cyangwa se icyo gitekerezo kiryoshye kuri amwagikuye? Kantona ubwayo izina twarikuye mu ndirimbo ntago tugitangira project izina ari Kantona. Twashaka gukora vibe nyine abantu bazishimira bakabyina and then ibintu nk'ibyo. So muri verse nani muri chorus ya ET naho twakuyemo ijambo Kantona kusubundi tutayita Kantona kuko Kantona akazina kari unique bikanajyana na story y'indirimbo ku bantu batajya bumva ikintu Kantona bivuze.
Kantona yari umukinnyi kera yari umukinnyi kera agira amacenga menshi so na Juan bakina Kantona nko kuvuga nyine abantu bibwira ko bazi ibintu byose bakina like they can never see my moves mora nabacangacanganye ntago babazi ngo ubuzima bwanjye cyangwa se ibintu ndi gucamo bimeze bite hanyuma rero igitekerezo cyaje kuba muri lockdown twagize time nini yo kumva music muri iyo time rero abanyarwanda benshi numvaga barenze nkajya numva umutipe ngo yatanye music ngo 2018 2000 nasaba abatipe ni gute bwo tukibamenya ni gute bisaba gukoresha izindi mbaraga kugira ngo umumenye ndavuga rero nanjye nka contribution yanjye kuri music no gufata abo bantu tugakorana ibintu who knows nta nubwo twari tuzi ko Kantona izamera uko nashakaga nyine for those people to be heard definitely ngiye kubona mbona barabumvishe koko kugeza n'uyu munsi hacyari confusion kuri Pyfo na ET kwa kuntu ET niyo video ya mbere yagaragayemo and then Pyfo muri Kantona ari somehow hidden akagaragara cyane so hari igihe bataginga ET bazikariwe Pyfo cyangwa bagataginga Pyfo bazikariwe ET uyu niwe Pyfo kabisa niwe Pyfo kuba atari ba ET ubundi yarasanzwe akora umuziki nkuko nabyumvise ubwo no kuvuga ngo yari push uzanye muri ET yarasanzwe akora umuziki kandi uri dope cyane aravuga ni igihe nyine kugira abanyarwanda bamwumve tujya turakubita turavuga hano harabura monde ubita Mr Mad Vibes aka Kenny K-Shot yaje nyine ari hasi we yaje ashyira hasi gutya avuga ati biranarangiye arahishe arasinya niko one time definitely coming to that tukiri kuri ako kantu ari amashusho yayo kuna mwakoze ntago sinavuga ngo ni mu buryo bwino kabisa bira bintu ni bitekerezo mwagiye muhuza kubera mwese mwe muzi neza umuziki na amahirwe mwagize byanze gute urumva nkunda gukorana n'abantu bari dope bakunda n'ibintu barimo mu buryo bwa video hari group yitwa Big Team irimo ba Ezee Cat shout out to Big Team Ezee Cat Chico Berry so bose n'abashuti banje bya atari tujuma gukora actually Ezee Cat we yadusanze muri studio K-Shot amaze ku recording aravuga bro ino ndirimbo ngomba kuyijumpingaho kabisa ngomba kuyijumpingaho muyizane turahuza amayide turakubita ibintu bijya hanze turavuga mana yanjye nzumi Pyfo twenda kugenda dusatira umusozo hari ikintu ushaka kumenya uriya mukobwa urabizi ko abantu bose bari kumuvugaho mu kugeza na n'ubu mwe mwamubonye mbere yuko banamubona ndakeka kurushaho mwamukuye uriya mukobwa katabaho shout out kuri Ezee ni gute bundi like ni mentorship mwamuhaye mukavuga uti as a vixen ugiye kugaragara gutyo kuko numva ari nayo shusho ya mbere agaragaye mbere yuko agaragara muri Please Me ya Juno no actually ntago ariyo ya mbere kuko ari Tricky ya Logan Joe arimo sinzi nariyo ya mbere ariko Tricky kandi Tricky yaje mbere ya Kantona so Ezee ni umuntu uri flexible ni umuntu navuga ukunda ibintu akora ntago ari ngombwa kumubwira ibintu byinshi bambwira this is the song topic ni iyi ngiyi icyo dushaka ni iki ngiki agahita kubita one time kabisa she's even so smart shout out to Ezee by the way abantu bamudishinga mitana navuga nawe people who diss you nka Pyfo uvuga ati Pyfo nave mu nzira ubundi se uje mu bintu udashoboye genda ukora imirimo y'amaboko nk'abantu bakudishinga gutyo cyase mu buryo butari bwiza tu ubabwira gute cyangwa subicamo gute we ni so far nta nabonze urakunzwe gutyo no nago navuga ngo ndakunzwe ariko nta muntu tujya tugirana ikibazo nirinda no kugera mu buryo nagirana ikibazo n'umuntu so nk'uwo muntu aramutse ariho shana kuri kw'Imana abari gucumurira ubusa ngenza na good vibes I work with vibes ubwo se twaba dupfuye ariko aramutse anahari nge namwifuriza amahoro kuko urwango rugira rutuma ubura amahoro ni ibiboro bya Fosan so to people who love you one love ibintu uri gukora like nicyo babwira twabwira bakomeze badushyigikire hari ibintu byinshi biri kuza byawe Pyfo na urakomeza dukubite Kantona nyinshi no ibaze level ya Kantona tujya tuzamukana nabo paka tugere to greatness bya bintu
twese twibona bano ba DJ Khaled kavuga ya no DJ Pyfo kandi no munyarwanda, and then you should be proud. DJ Pyfo One time. Definitely. Pyfo dusoza nagushaka kunshika utampaye akavasi kawe hariya nubwo wabaga watwishe nge narakubonye n'abandi ndumva barakubonye. Rero vasi yanjye iri muri video ariko muri audio ntayirimo. Muri audio nabwo ndahishe. Urahishe? Kuko hari aka intro kavuga ngo ngo Pyfo, you know the vibes. Talk to me. Wogo ni DJ Pyfo akabona utundi tuntu tugiye duhishemo kuko nagira spotlight ari ya DJ Pyfo. Ira spotlight ni ya ET, ni ya Kenny K-Shot. Yeah, that's my little brothers kandi I want to see them on top. On top kabisa. Hanyuma turi kuri chorus wenda nje sinzi kuririmba neza ariko nzi ko najua mbanyina Kantona. Mbakina. Nagari mbanyina. Mbakina. Najua mbakina Kantona. Banjuka tu muri club yari Zuyo yibi koko. Azinzu nyine banjuka tu ribuka the song banjuka tu. Urani ira body drop pins ukona abantu bose bamera muri club byari is like everybody go wild. Yeah, niyo relation to. Akandi kantu kari inyuma kare. Go dance in your shoes nzagupesa amasubu. Amasubu ni iki? Amasu na amafaranga ni slang y'Igifaransa. Amasu bu as in bu bay. Bu bay. Nzagupesa amasubu. Nzagupesa amasu. Simjon. Nibyo DJ. Turi kumwe muri zindi movements. Abantu bagukurikira go follow him on Instagram or all platforms. Watch Kantona, of course, murabyumva. DJ Pyfo one time. Legacy TV be all in or be nothing at all. Big up to Miguel behind the camera. Nanjye ubwanjye muzamazina. Twagiye muramutse.